nirwogere akomeye nk'urutare urukundo nirwogere yarukorera kuhagera urukundo nirwogere haratinda koroha urukundo nirwogere noneho rugacengera. Ndagusuhujeho neza amatwi muri aka kanya urasuzwa na Padiri Janvier. Uno mwanya ngiye kubaganirira ku buzima bwa Mutagatifu Tereza w'i Calcutta. Mutagatifu Tereza w'i Calcutta ni umutagatifu wa vuba aha kuko yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu mu mwaka wa 2016, ariko akaba afite ibikorwa byamamaye hirya no hino ku isi bijyanye no kwita ku bakene b'abakene, ni ukuvuga abakene nyakujya n'imbabare zitagira kivurira. Benshi muzi ibikorwa bikorwa n'ababikira dukunze kwita abakarikuta, ariko ubundi izina ryabo ni Les Sœurs Missionnaires de la Charité, ariko abantu bakunze kwivugira ababikira b'abakarikuta, babandi batoragura impinja zatawe ku mihanda cyangwa ababatoraguye bakababashyira, bakita no ku bandi bantu batagira kivurira. Uwo mutima rero uwo bawukomoraho ni Mama Tereza w'i Calcutta washinze uwo muryango witwa Les Sœurs Missionnaires de la Charité, awushinga mu mwaka w'1948, awutangiriza aho yabaga i Calcutta mu Buhinde. urukundo nirwogere nuje yirabura urukundo nirwogere urukundo nirwogere urukundo nirwogere rusange n'abatarugira. Tugiye kurebera hamwe uwo Mama Tereza w'i Calcutta uwo ari we. Mama Tereza w'i Calcutta amazina yiswe n'ababyeyi be ni Agnes Gonçalves Bonchain, waje kuzitwa Tereza. Yavukiye mu mujyi witwa Skopje, umujyi uri mu gihugu cya Macedonia. Avuka ku itariki ya 26 z'ukwa munani umwaka w'1910 mu muryango w'abakristu kandi wifashije. Nyina wa Tereza yakundaga gufasha abaturanyi b'abakene bazaga iwabo. Papa we yapfuye Agnes afite imyaka 8, maze batangira kubaho ubuzima bugoranye. Mama we witwaga Drene arera abana be mu rukundo n'ubwiyumanganye, ataretse no gukomeza gufasha abandi. Ubwo buzima bari babayemo niho Agnes yakuye umuhamagaro wo kwita ku mbabare, akurana umutima ukunda abakene. Agnes yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu mujyi yavukiyemo. Ageze ku myaka 18, inyota yari afite yo kuba umumisiyoneri yamwinjije mu muryango w'ababikira b'umubyeyi Maria w'i Lorette, Congregation des Sœurs de Notre Dame de Lorette, wari mu gihugu cya Irlande. Amaze kwinjira mu muryango mu mwaka w'1928, Agnes yafashe izina rya Mama Tereza. Nyuma y'igihe gito ahita yoherezwa kuba mu kigo cy'i Calcutta mu Buhinde, aho nyuma y'amasezerano ye ya mbere mu mwaka w'1931 yabaye umurezi mu ishuri ry'abakobwa ryagengwaga n'uwo muryango wabo, Congregation des Sœurs de Notre Dame de Lorette. Mu mwaka w'1937 Mama Tereza yakoze amasezerano ya burundu, maze nk'uko yabyivugiye asezerana ababaye umugeni wa Kristu by'iteka ryose. Uwo murimo watumye abona ubukene bukabije bw'abatuye i Calcutta, abana bashonje bikabije, ibihumbi by'abantu batagira aho bikinga n'abandi. Umunsi umwe ari muri gari ya moshi mu nzira ajya mu mwiherero, Tereza yumvise ijwi rya Yezu umusaba gushinga umuryango w'abazajya bita ku bana b'abakene. Yumvise muri we ijwi rimuhamagara, nuko kuva ubwo yiyumvamo mu buryo atabasha gusobanura inyota y'urukundo rwa Yezu n'inyota ya roho zose zikeneye guhazwa n'umutima wa Yezu. Nuko iryo jwi rya Yezu rikamubwira riti, ngwino umbere urumuri ku isi
kuko ntashobora kujyayo njyenyine. Yezu yamwerekaga akababaro abakene bagira gaturutse ku gusuzugurwa, akamwereka ukuntu ari we ubwe Yezu usuzugurwa muri bo, ariko kandi akamwereka n'uburyo ashaka gukundwa nabo, ndavuga abakene. Nuko amusaba gushinga umuryango w'abamisiyoneri w'urukundo ufite ubutumwa bwo kwita ku bakene kandi ugakorera mu bakene. Mu mwaka w'1948 nibwo yabonye uruhushya rwo guhindura, ava mu muryango yari arimo witwa Congregation des Sœurs de Notre Dame de Lorette, atangira kubaho akurikije umuhamagaro we mushya, avanamo umwambaro wabo, noneho yambara umwambaro mushya tuzi uranga ababikira b'abakarikuta. Yatangiye ubutumwa bwe acumbitse mu babikira bitwa Les Petites Sœurs des Pauvres aho i Karikuta, akajya ajya mu nkengero z'umujyi gusura imiryango ikennye, akuhagira ibisebe by'abana, akita ku musaza wari urwariye ku muhanda n'umugore wari urwaye igituntu wari warishwe n'inzara. Yatangiraga umunsi we ari kumwe na Yezu mu misa, kandi agasohoka afite ishapure ye mu ntoki, agiye gufasha abatagira kirengera, abadakunzwe n'insuzugurwa. Nyamara ibyo yakoraga byose nta nkunga n'imwe yari afite kugira ngo kuri uwo murimo wo kwita ku bakene b'abakene habe yewe n'inshuti yo kumushyigikira. Yari yiringiye Imana yonyine. Yashinze umuryango w'abamisiyoneri b'urukundo, Congregation des Missionnaires de la Charité, utangirwamo na bamwe mu bakobwa yari yarigishije. Umuryango wemewe na Diyoseze ya Karikuta mu mwaka w'1950. Mu mwaka w'1960 yatangiye kohereza ababikira be mu bindi bice by'Ubuhinde bitari Karikuta. Mu mwaka w'1965 Papa Paul wa gatandatu yahaye uwo muryango gukora wemewe muri Kiliziya yose, maze atangira gufungura ibigo mu bihugu bitandukanye byo ku isi nka za Venezuela, Tanzania, Rwanda no mu bindi bihugu ku migabane yose, kugeza n'aho afunguye ibigo mu bihugu bigendera ku matwara ya gikomuniste nk'Uburusiya na Albania na za Cuba, kandi ubundi amahame ya gikomuniste arwanya kure ukwemera kwa Kiliziya. Umuryango Mama Teresa yashinze wagabye andi mashami ubamo n'abafurere n'abapadiri b'abamisiyoneri b'urukundo, Missionnaires de la Charité. Uwo muryango kandi ntugarukira gusa kubihaye Imana, ahubwo hari n'abarayiki bawurimo bitwa Les Coopérateurs de Mère Thérèse. Ibikorwa bye uburyo byagiye bikwira hose ku isi byatangaje abantu benshi, maze babona ko koko byari bikwiye, maze agenda ahabwa ibihembo bitandukanye, harimo n'igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, Prix Nobel de la Paix, mu mwaka w'1979. Mama Teresa yakira icyo gihembo yavuze ko byose ari ukubera ikuzo ry'Imana, kandi agihawe mu izina ry'abakene. Buri munsi Mama Teresa yawutangizaga gushengerera Ukarisitiya ntagatifu. Ijambo mfite inyota Yezu yavugiye ku musaraba niryo ryamuhoraga ku mutima, maze agahagurukana ibakwe n'urukundo akirukanka imihanda yose y'i Karikuta n'ahandi ku isi ashakira Yezu mu mbabare n'indushyi, imfubyi, impinja zajugunywe, abana batawe kubera ubusembwa bwo ku mubiri cyangwa ubumuga bwo mu mutwe, abarara banyagirwa hanze, impumyi, ababembe n'abandi. Mu gitondo kandi abapolisi nabo bamuzaniraga abo batoraguye mu mihanda, abatagishoboye kubura umutwe, abari gusamba n'abandi batandukanye. Abo bose Teresa akabakirana urukundo n'urugwiro, akabomora. Yifuzaga ko abo bose babona ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana bataranogoka. Ubwo Mama Teresa yendaga kwitaba Imana mu mwaka w'1997, umuryango yashinze wari umaze kugira ababikira barenga 4,000 bari muri za kominote zigera kuri 610 hirya no hino ku isi mu bihugu 123 bitandukanye.
Mu kwezi kwa gatatu uwo mwaka w'1997 nibwo umuryango watoye usimbura umukuru w'uwo muryango, asimbura Mama Teresa kuba umukuru w'uwo muryango kuko intege ze zagendaga zigabanuka kubera uburwayi. Nyuma yaho ajya i Roma kubonana na Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Avuyeyo agaruka mu rugo rukuru i Calcutta, amara iminsi ye ya nyuma yakira abantu, anigisha ababikira, abaha impanuro za nyuma. Yitabye Imana ku itariki ya 5 z'ukwa cyenda umwaka w'1997 afite imyaka 87 y'amavuko. Yashyizwe mu rwego rw'abahire mu mwaka w'2003, ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu na Papa Francisco ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2016, amwita umugabuzi w'impuhwe z'Imana. Hari amagambo amwe n'amwe Mama Teresa yagiye avuga afasha abantu, ngiye kubabwiramo amwe n'amwe kuko ni menshi ntago nayavuga ngo nyarangize. Mama Teresa yajyaga avuga ati kubw'amaraso ndi umunyarubaniya, kubwo gutura ndi umuhinde, kubwo kwemera ndi umukristo gatolika, kubw'umuhamagaro ndi uw'isi yose, kubw'umutima ndi uw'umutima wa Yezu. Yajyaga avuga kandi ati Imana igihe cyose ikunda isi, niyo mpamvu ituma njye nawe ngo tube abagabuzi b'urukundo n'impuhwe zayo ku bakene. Akongera akavuga ati igikorwa icyo ari cyo cyose niyo cyaba cyoroheje, gikoranywe ukwemera n'urukundo kibyara imbuto zitabarika. Akongera akavuga ati gukunda birakenewe nk'uko dukenera kubaho cyangwa dukenera guhumeka. Yajyaga avuga kandi ati ubuzima ni inzozi ukwiye gushyira mu bikorwa, ni bwiza ukwiye kubwishimira, ariko kandi ni intambara ugomba kwemera kurwana n'umukoro ugomba gutunganya. Mama Teresa yajyaga avuga kandi ati iyo ucira abandi urubanza ntabwo ubona umwanya wo kubakunda. Akongera ati ubukene bubi ni ukumva ko uri wenyine no kumva wanzwe n'abantu. Ati igikuru si icyo umuntu atanze, ahubwo igikuru ni icyo umutima ugitanganye. Yajyaga avuga kandi ati tanga ibiganza byawe ubitangire gufasha, n'umutima wawe uwutangire gukunda. Yajyaga avuga kandi ati inseko ni simple sourire, ifite imbaraga kuyihawe ikagira n'imbaraga kuyitanze. Ati ntugatume umuntu uje agusanga ataha atishimye. Yajyaga avuga kandi ati biragaragara ko igikorwa cyiza ari nk'igitonyanga mu nyanja, ariko kandi icyo gitonyanga kitabayeho n'iyo nyanja ntiyabaho, kuko inyanja ni uruhurirane rw'ibitonyanga byinshi. Yajyaga avuga rero ati twigarurire isi dukoresheje urukundo birashoboka. Yajyaga avuga kandi ati ntabwo ikimpangayikisha ari uko hariho abakire n'abakene, ahubwo ikimpangayikisha kurushaho ni uko abantu bapfusha ubusa bikaviramo abandi kubura ibikenerwa, ariko ubundi iby'Imana yaduhaye byadukwira twese kandi tugasagura. Mama Teresa yakundaga kuvuga ati ku munsi buri wese azatunguka imbere y'Imana, ntabwo azabazwa ku mubare wa diplome cyangwa imitungo yari afite ku isi, ahubwo azabazwa icyo yakoze imbere y'ijwi rya Yezu rigira riti nari nshonje urangaburira, nari nambaye ubusa uranyambika, nari nabuze aho ndara urancumbikira. Aya magambo kimwe n'ayandi menshi cyane Mama Teresa yavuze atuma Teresa aba umutagatifu udukangurira kubura amaso ngo turebe iruhande rwacu, guhera mu rugo kugera mu baturanyi, mu kazi no mu nzira aho tugenda, ko icya mbere ari urukundo, ibindi bigashamikiraho, kandi urwo rukundo rukagaragarira mu bikorwa
naho byaba ibikorwa byoroheje gute nk'inseko cyangwa kumva umuntu no kumva ko ari undi nkawe ukeneye kumvwa no gukundwa nkawe. Tereza w'i Calcutta abona ko urukundo ari umuti isi ikeneye kugira ngo ikire. Aragira ati hari indwara zidashobora gukizwa n'amafaranga ariko zivurwa n'urukundo. Nguwo rero Mutagatifu Tereza, umugabuzi w'urukundo rw'Imana mu bantu. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha. Urukundo nirwogere rusange n'abatarugira, urukundo nirwogere